hagenda havugwa hanagaragazwa kwihinduranya k'ubuzima, ikirere n'ibikigize, isanzure n'ubuzima mu isanzure n'ibindi. Ariko se intangiriro y'ibyo byose ni iyihe? Iki ni ikibazo gishaje kuruta ibindi mu mateka ya muntu, kuva ku buhanga mu gutekereza, abasizi, abanyamibare, abize n'abatarize n'abandi bose barakibaza. Bemera ibyanditswe mu bitabo by'amadini bo igisubizo kiriho akadomo. Gusa bamwe mu bahanga muri siyansi batanga ibimenyetso kandi bakanemeza ko ibintu byose biriho, ibyo tubona n'ibyo tutabona, byatanye mu myaka miliyari 14 ubwo habayeho guturika guhambaye bise BigBang kwavuyemo isanzure. Ibyo babimenye bate? Bakoresheje ubuhanga mu kwitegereza isanzure bwagiye butera imbere. Bavuga ko ibintu byose bigize isanzure mbere na mbere byari akantu gato k'akadomo kaje guturitswa n'ubushyuhe kagenda kaguka urumuri, inyenyeri, imibumbe, amezi cyangwa se ukwezi, injeje cyangwa se galaxy mu ndimi z'amahanga, kandi n'ubu ngubu gakomeje kwaguka. Bimwe mu bimenyetso bya Big Bang harimo ko injeje zindi zose zigenda zijya kure y'urwacu. Uko urujeje rugenda rujya kure yacu niko rwihuta kujya kure kurushaho. Ibi bintu byombi nibyo biba mu bigize uguturika gusanzwe kose. Ikintu cyihuta kurusha ibindi birangira ari cyo kigiye kure yaho guturika kwabereye. Nitwa Nizeyimana Private, mbahaye ikaze. Abahanga muri siyansi babonye imvumba zizwi nka Cosmic Microwaves Background Radiation (CMBR). Izo zituruka mu bice byose by'isanzure bigakekwa ko ari ubushyuhe bwasigaye kuri kwa guturika kw'ibanze. Iyo turebye mu kirere nijoro, inyenyeri tubona ni iziri mu rujeje rwacu, ariko hari n'imyanya iba idatanga urumuri ushobora kubona neza n'amaso. Iyo myanya ni izindi njeje cyangwa se galaxy mu ndimi z'amahanga nk'uru rwacu, ariko ziri kure y'inyenyeri tuba tubona. Izo njeje hafi yacu zose zirimo kugenda zijya kure yacu, zimwe ku muvuduko wa kilometero 1000 ku isegonda. Niba nyinshi mu njeje zirimo kujya kure y'urwacu, bisobanuye ko isanzure riri kwaguka. Niba isanzure riri kwaguka, bivuze ko mu gihe cyahise ryari ritoya cyane. Usubiye inyuma cyane rero, niho abahanga bavuga ko byose byahereye ku kadomo gato. Abahanga banashyira mu mibare bahereye ku muvuduko w'injeje bari kubona, bagasanga hashize imyaka hafi miliyari 14 Big Bang ibaye. Mu by'ukuri ntidushobora kubona injeje zigenda, ahubwo ikimenyetso n'urumuri ruzivaho ruba umutuku kurushaho uko zigenda zijya kure. Ikimenyetso cy'uko urujeje ruri kwihuta rujya kure, abahanga bakigeranya n'uko bigenda iyo imodoka itwara indembe ikunyuze yigenda ivuza urusaku rwayo. Mwese murabizi, iyo bigenze bityo urusaku rwayo rugenda rugabanuka uko igenda ijya kure, igenda irembera, kuko waves cyangwa se imvumba mu kinyarwanda zirakweduka. Urumuri narwo rugizwe n'imvumba cyangwa se ama waves mu ndimi z'amahanga. Niko rero bigenda no ku kintu cyihuta cyane kijya kure yacu nk'injeje cyangwa se galaxy mu ndimi z'amahanga. Iyo urujeje ruri kwihuta rujya kure yacu, imvumba z'urumuri rwarwo zigenda zikweduka. Ibyo bituma urumuri rurushaho kuba umutuku. Uko urujeje rwihuta, niko urumuri nyine rukomeza kuba umutuku kurushaho. Ibyo ntidushobora kubirebesha amaso yacu, ariko zimwe mu ndeba kure cyangwa se telescope mu ndimi z'amahanga zo zirabireba neza cyane. Ariko amaso yacu ashobora kubona ibishashi bimwe by'umuriro mu isanzure. Byagenze bite nyuma ya Big Bang? Kimwe n'urumuri rusanzwe tubona, hari andi moko y'urumuri nka X-rays, infrared, ultraviolet, radio waves na microwaves. Aya moko afite imvumba ndende cyangwa ngufi kurusha urumuri rusanzwe tubona. Nyuma ya Big Bang, abahanga bavuga ko isanzure ryari ryuzuyemo urumuri rwinshi. Uko isanzure ryagiye ryaguka, urwo rumuri narwo rwagiye rukweduka rugeraho ruvamo za microwaves. Indeba kurireba za microwaves bita microwaves telescope ishobora kureba urumuri rwa kera cyane kuva ku ntangiriro y'isanzure. Mu by'ukuri ishusho yo muri microwaves telescope yerekana ko ikirere cyuzuye urumuri ruganje rutavaho ku manywa cyangwa nijoro. Urwo rumuri nirwo bita Cosmic Microwaves Background twavuze aho ruguru. Urumuri rw'inyenyeri n'urwa microwaves bitaniye he? Bitandukanye n'urumuri ruva ku nyenyeri turebesha amaso. Urumuri rwa Cosmic Microwaves Background ruboneshwa telescope, rugaragara aho wareba hose naho waba uri hose mu isanzure. Umuvuduko w'urumuri rw'injeje ziri kure yacu niwe watumye abahanga bagera aho babara intera hagati yacu n'ahantu runaka mu isanzure bakoresheje igipimo bise light years. Light year imwe ireshya na kilometero tiriyari 9. Kureba mu isanzure ni nko kureba inyuma mu myaka ya
kera cyane kubera ko urumuri rw'ibintu byo mu isanzure biri kure yacu rutugeraho bitinze kurusha urumuri rw'ibiri hafi, bityo kureba ikintu nk'urujeje kiri mu ntera ya light years miliyari runaka tukibona nk'ikiri mu myaka ibarirwa muri za miliyoni ishize. Teleskopi zigezweho zibasha kureba ibintu biri muri light years miliyari nyinshi kure yacu hafi ya Big Bang. Niba Big Bang yarabayeho, twatwitega iki rero ko kureba kure kuzabona ibicu bya gaze bitaravamo inyenyeri n'injeje? Kubona neza ko tudafite umwanya w'ibanze mu isanzure ni ikimenyetso cy'uko isanzure rigenda ryaguka, bikumvikana ko ikintu cyose mu isanzure kigenda kijya kure y'ikindi cyose. Gusa bamwe mu bahanga bavuga ko Big Bang ishobora kuba atariyo ntangiriro ya byose. Abandi bahanga muri siyansi bo bashidikanya ko Big Bang atariyo ntangiriro ya byose. Ubu umushakashatsi ukiri muto we ajya kure akemeza ko ahubwo bishoboka ko nta ntangiriro yabayeho. Yitwa Bruno Bento, ni inzobere mu mibare nk'ishami ry'imibare rya kaminuza ya Liverpool mu Bwongereza. Uyu akuriye abahanga banditse inyandiko bise If Time Had No Beginning, ikiri gukorerwa isuzuma. Uyu muhanga na bagenzi be bize ingingo z'imibare n'ubugenge nka theory of relativity. Ibi ni by'abahanga nka Einstein bishimingirwaho ubushakashatsi bwo mu isanzure n'imiterere yaryo. Ingingo y'imiterere n'imikoranire y'ibiri mu isanzure nihurirwaho itangiriro rikadusubiza mu myaka miliyari 14 ishize ivuga Big Bang yahereye ku kantu gato cyane. Ariko iyi ngingo y'umunyamibare Albert Einstein ntabwo ibasha gusobanura icyabaye neza mbere yayo. Ibyo byose abahanga babyita singularity, ni ukuvuga ahantu ingingo ishingiyeho imiterere n'imikoranire y'isanzure igera ntibashe gusobanura neza icyabanje. Iki cyuho icy'abahanga bari kumwe na Bruno Bento bari guheraho biga uko bimeza indi ngingo iteye icya nta ntangiriro. Bento avuga ko abantu dukwiye kureka kwibwira ko hari uruhererekane mu gihe aho ikintu kimwe cyagiye giha ikindi kubaho. Mu nyandiko ye Bento ahera ku ihuriro ry'ibintu bitera ibindi kubaho. Iyi nyandiko ahamya ko igihe n'isanzure bigizwe n'uruhurirane rwubatse ibiriho guhera kuri atome. Bento yabwiye BBC ati kubw'ingingo y'ihuriro ry'ibintu bitera ibindi kubaho, icyo twibwira nk'igihe cyatambutse kijyana no kuvuka kw'ibindi bishyashya bigize ihuriro ry'ibitera ibindi. Ikintu twita ubu cyangwa se aka kanya ni ukuvuka kw'ikintu gishya. Bento ashingira kuri iyi ngingo avuga ko ihuriro ry'ibintu bitera ibindi ryabayeho nta ntangiriro ku buryo na Big Bang mu by'ukuri atariyo ntangiriro. Akomeza agira ati niba akazi kacu kerekana ko ihuriro ry'ibintu byateye ibindi kuba hari icyo gisubizo, ubwo si ngombwa ko habayeho intangiriro. Uyu Bento atanga ingingo ahubwo yo kuba twatekereza ko ibintu bivuka mu buryo bwihariye kurusha kubaho bivuye ku bindi gusa. Uyu muhanga yemeza ko hakenewe ubundi bwoko bw'imibare bwo gusobanura kurusha iyi ngingo n'ingaruka zayo mu gihe kizaza. Niyayesh, umuhanga muri astrophysics wo muri Institut Perimeter pour la Physique Théorique yo muri Canada, avuga ko ingingo Bento atanga zitanga intambwe za mbere zo kugera kumva neza mu mibare ibya Big Bang. Bruno Bento atekereza ko ubushakashatsi bwo mu gihe kizaza bazarushaho gusuzuma neza ingingo nshya nk'iziwe na bagenzi be batanga ku gihe n'isanzure. Ndabashimiye.